Ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame kuko duhamagara ngaha kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Yezu Kristo agiye kuduha amahoro kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 9 Gicurasi 2023. Nguru urwandiko rw'ihumure n'amahoro Kristo yatwandikiye tujye gusomerwa. Isomo ryamenye mu bitabo byakozwe n'intumwa, umutwe wa 14 umurongo wa 19 kugeza ku 28. Paulo na Barinaba bari i Lisitiri, haza kwaduka abayahudi baturutse i Antiyokiya n'Ikoniyo, bigarurira rubanda, batera Paulo amabuye, hanyuma bamukururira hirya y'umujyi bibwira ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa bari bamukikije, arahaguruka asubira mu mujyi. Bukeye ajyana na Barinaba i Deribe ngo bamare kwamamaza inkuru nziza muri uwo mujyi no guhabona abigishwa benshi. Bahera ko basubira i Lisitiri, Ikoniyo ni Antiyokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, abaragiza Nyagasani bari bemeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perije, bamanuka berekeza Taliya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya, ari naho umujyi bari baturutsemo. Ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana, babasabira kuzatunganya uwo murimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekereza iby'Imana yari yarakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugurura abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Nuko bamarana iminsi n'abigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uhoraho, abayoboke bawe nibarate ikuzo ry'ingoma yawe. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe, bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Umunwa wanjye uzavuga ibisingizo by'Uhoraho, n'ikinyamubiri cyose kizarata izina rye ritagatifu, iteka ryose rizira iherezo. Uhoraho, abayoboke bawe nibarate ikuzo ry'ingoma yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 27 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Sinyabahaye kuko isi yatanga. Ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yaba mwankundaga, mwakwishimiye ko nsanze Data, kuko Data anduta. Dore mbabwiye igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo nibiba muzemere. Sinkivuganye namwe byinshi, kuko umugenga w'iyi si aje. Nta bushobozi amfiteho, ariko aje kugira ngo isi imenye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Amen, amen, amen. Ubu Yezu Kristo bitubwiye uyu munsi aduhaye amahoro. Nawe mukristo umuvandimwe, aho uri, bwira umuvandimwe wawe uti gira amahoro. Ariko ntugarukire aho ngaho, ahubwo wongereho uti gira amahoro ya Kristo. Amen, amen, amen. Kuko nshobora kwibeshya ngo muhaye amahoro kandi ari amahoro yanjye, nyamara amahoro yanjye ntacyo amaze. Nyamara amahoro yanjye ntabwo yuzuye. Niyo mpamvu gutanga amahoro ya Kristo ari byo birambye. Gira amahoro ya Kristo. Umunsi umwe ngo bari kwirimbi, bari gushyingura, bahaye mikoro umugore wa nyakwigendera, maze ngo mu ijambo rimwe ngo arababwira ati, umugabo wanjye yari umunyamahoro. Nuko arangije asubiza mikoro yimuhaye, maze bose baraturika bararira bari bari aho ngaho. Nuko koko bakomeza kwibaza kuri iryo jambo bati, umugabo wanjye yari umunyamahoro. Amen, amen, amen. Ese nawe nujya gushyingura, uwo ushyinguye uzasigara uvuga uti yari umunyamahoro, cyangwa yari gashoza ntambara,
cyangwa uzavuga uti ayi ndatomboye yaragiye we, yari yarambujije amahoro, yari yaranzengereje, yari yaranzikamiye, ngo nuko ukabura ruhutse. Umugabo wanjye yari umunyamahoro. Amasomo y'uyu munsi Yezu byacu duteguriye aratuganisha ku mahoro, ijambo amahoro ubwo tujye kurivugaho, bityo tuze kureba amahoro nyayo n'atari amahoro nyayo nabyo bibaho. Umuntu ashobora kubwira ati ngo haye amahoro ariko akubeshya. Ariko icyizere, ihumure dufite ni ihumure Yezu Kristo aduhereza, amahoro aturuka kuri Yezu Kristo. Nawe uze kuva aha ngaha uvuga uti ese ndi umunyamahoro cyangwa ndigashoza ntambara? Ndi umunyamahoro cyangwa nkurura intambara, ngakurura imyiryane, ngakurura impaka, ngakurura amacakubiri? Aha ngaho ndi nyine nigashoza ntambara, ntabwo ndi umunyamahoro. Nze kuva aha ngaha nanjye kuko ndi umunyamahoro. Umuntu koko yakubona akabona ko Yezu Kristo yaguhumekeyemo, yaguhaye amahoro, nawe koko kugiye gutanga amahoro. Byashimisha, byadushimisha, bigashimisha na kiliziya yose. Navugaga kiliziya aho mu rugo rwawe, navugaga kiliziya aho ukora, naho ugahatanga amahoro. Umugabo wanjye yari umunyamahoro. Ijambo amahoro riva ku nshinga guhora. Guhora rero twabigereranya cyane cyane n'amazi y'amarike. Uramutse wibeshye ugakozamo ikiganza cyawe, ndagira ngo nkubwize ukuri, ikiganza nticyavamo gusa, ahubwo nawe ubwawe ntiwavamo, birangira ko kuhiye. Ngiye intambara amazi y'amarike kugira ngo agire ikindi yakora usibye mu bugari yacumbishwamo, kugira ngo agire ikindi yakora ubashe kuyashyiramo ikiganza, bisaba kubanza kureka akabanza agahora. Abantu dukunze kugenda mu bwato, inzira y'amazi hari igihe umuhengeri ujyamo imivumba ikaba myinshi, ubwo rero nta mahoro aba ari aho ngaho. Iyo mivumba isobanura none iyo ntambara, nta mahoro aba ari aho ngaho. Nk'uko no mu rugo cyangwa n'ahandi hose waba uri, umuntu yarakaye burya aba ameze nk'ayo mazi y'amarike, nta mahoro aba afite. Iyo umuntu afite umujinya muranduranzuzi, iyo yabishe, aho ngaho nyine aba ameze nk'iyo mivumba, umuhengeri, amazi y'amarike. Aho ngaho wibeshye ugakozaho ikiganza cyawe, washya, wabora, wapfa. Nk'uko umuntu w'umunyentambara, umuntu ufite intambara muri we, umuntu umurakare iyo umwegereye, ushobora no kudapfa gusa, ushobora no kudahungabana gusa, ahubwo ukaba wanapfa. Anabyo Abanyaroma bakunze kugarukaho cyane igihe barwanaga mu ntambara bashaka kwigarura abanyamahanga, bati si vis pacem para bellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Ngo niba ushaka amahoro tegura intambara. Bakristo bavandimwe, twebwe turahangaha ntabwo tuje gutegura intambara, ahubwo tuje gutegura amahoro. Amahoro Kristo atanga. Nawe ubundi nuhera mu gutegura intambara, bizarangira ubaye gashoza ntambara, bizarangira ubaye kanyeshyamba, bikazarangira koko Kristo abuze umwanya wawe kandi agomba kugukoresha comme instrument de paix, ng'igikoresho koko cy'amahoro. Kristo agomba gutangarizamo amahoro ye, amahoro, umuyoboro w'amahoro ya Kristo. Umugabo wanjye yari umunyamahoro. Nawe mukristo muvandimwe, uze kureba niba warahoze, uze kureba koko niba koko wagushyiraho ikiganza, wagukoraho, aho ngaho ntiyashya, aho ngaho ntiyapfa. Ibaze nanjye nibaze. Amasomo koko araryoshye y'uyu munsi ajya guturangira amahoro nyakuri, aho tugomba kuyavoma. Kubona amahoro birahenda cyane. Baranavuga ngo ufite amahoro afite uwayamuhaye. Wowe mukristo muvandimwe, ninde uguha amahoro? Turuva mu isomo rya mbere, Pawulo ndetse na Barinaba bakomeza kongeza inkuru nziza. Ingendo za Pawulo ni ingendo z'amahoro, ingendo za gitumwa. Turuva uburyo kuko agenda azenguruka akwirakwiza inkuru nziza, inkuru nziza Yezu Kristo, inkuru nziza y'amahoro. Ariko turaza kumva ahantu hakomeye Pawulo mutagatifu yavanye amahoro. Baramututse, baramutoteza, ndetse twumvise umunsi uburyo babateye amabuye kugira ngo babateshe agaciro. Ariko babantu b'umutima mwiza, abanyamahoro, baramukikiza, yongera kugarura agatege, yongera gukomeza urugendo. Kubera iki? Imana, Yezu Kristo wamuhaye amahoro, nubwo bamutoteza ariko bari kumwe na Yezu Kristo. Pawulo mutagatifu ari kwamamaza inkuru nziza muri iyi migi. Hari interuro nziza yavuze ikomeza abayoboke b'Imana, abararikira ko bagomba gukura amahoro nyakuri kwa Yezu Kristo, ya mvune, ya bitotezo, ya mibabaro, kagahinda. Aho niho Pawulo mutagatifu akura amahoro. Akavuga igira iti imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. N'amahoro ya Yezu Kristo koko ntabwo ava mu kwidegembya, ntabwo ava mu bunebwe, ahubwo ava mu mvune. Ngo Pawulo mutagatifu yagize ati
ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Amen, amen, amen. Ngiyi isoko y'amahoro y'intumwa y'Imana. Amagorwa menshi, guhangayika, gutotezwa, ariko ibi byose akabikora abigirira inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ngaya amahoro arambye, amahoro tuvamo kuri Yesu Kristo, imvune n'imibabaro Yesu Kristo koko anyuramo kugira ngo agire gute, aduhe ayo mahoro ye. Mukristo muvandimwe, uzacunge nubona ibintu biri kwikora, nubona inzira z'ubusamo, uzajya ukomaho agatima uvuga uti ariko koko izi nzira nizo nagombaga kunyuramo, ko mbona zirushijeho koroha. Abategetsi b'iy'isi, ibikomangoma, abami b'iy'isi bashakisha uburyo bwose bakoroshya ubuzima kugira ngo abaturage babo koko bagire amahoro. Ariko se ayo mahoro anyuze mu nzira nziza? Ni nk'amahoro Yesu Kristo yatanga? Aha, turuva mu ivanjiri y'uyu munsi, igisubizo cya Yesu Kristo ku ijambo amahoro. Ubwo tuzirikana kontekisi y'ivanjiri, hari mu isagira rya nyuma ku wa kane mutagatifu Yesu ari budupfire. Ahangaha hari ikibazo kiremereye cyane. Yesu Kristo yari afite agahinda nawe, agahinda k'abigishwa be bagiye kumugambanira, uwo ni Yuda Isikariyoti, noneho agakurikizaho na Petero intumwa ye nayo igiye kumwihakana mu masaha aza guhakurikira. Ibi ngibi koko byahungabanyije ikoraniro. Urumva n'abigishwa hagati yabo muri bo barahungabanye, bagize ikibazo, bagize agahinda, bagize ishavu, bakomeje koko kubabara bikomeye cyane. Ariko Yesu Kristo nk'umubyeyi, Yesu Kristo utiburira, yakomeje gushakisha uburyo bwose abakomeza, ati nimuhumure, ntimugakuke umutima, abereka ko ibya hano ku isi atari byo bagomba kwibandaho, ko bagomba kwibanda no ku by'ijuru. Ngiyi kontekisi Yesu Kristo akabasezeranya n'imyanya yo mu ijuru ko bazaba baramukomeyeho mu gihe cy'amakuba bazahura nabyo hano ku isi. Aka gahinda barimo Yesu Kristo aragerageza abahoze, nimuhumure, ubwo uyu munsi koko agiye kubaha amahoro. Noneho ati mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabaye nk'uko isi yatanga, ntimugakuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Amen, 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 amen. Yesu Kristo koko akararikira intumwa ze gukomera, gushikama muri ibyo bitotezo, muri amakuba bazahura nayo mu minsi iri imbere. Mbese nk'ibitumvise ba Pawulo bakomeje kugenda bahura nabyo, bazabatera amabuye, bazabatuka, bazabatoteza, bazafungwa, birangire banabisha. Ariko nimuhumure, aha hano ku isi ntabwo ariho muzarongera amahoro, ahubwo amahoro arambye ni amahoro Yesu Kristo azabahera hehe? Mu ngoma y'ijuru. Ni koko mukristo umuvandimwe, hano ku isi ushobora kubona amahoro, ukishima, ukanezerwa, ukaba ufite ibintu bigutunga, ariko ujya uzirikana ugakoma agatima ku ijuru uvuga uti n'ubundi bya hano ku isi ntabwo biramba, amahoro hano ku isi ntahabonera, ntabwo arambye, usibye gusa igisubizo Yesu Kristo afite cy'amahoro arambye, amahoro y'ijuru tugomba kwakira twese uyu munsi. Nimugire amahoro, ariko ni amahoro yande? Amahoro ya Kristo. Nifuza ko uyu munsi dukora umwitozo wo gutandukanya amahoro n'umutekano. Burya umuntu ashobora kuba ufite umutekano, urinzwe n'abapolisi, urinzwe n'abasirikare, ufite intwaro, ufite imbunda za kirimbuzi, uzitiwe, urengewe, urinzwe. Hari n'abagabo bo mu mujyi barindwa n'imbwa, bya bipangu bizitiwe bikarindwa n'imbwa. Kuri iyi foto y'umugabo urindwa n'imbwa, ukaba ufite ibintu bya mirenge bizakoreshaho igihe kirekire, ariko aho ngaho ufite umutekano, ufite abakurinda. Ariko ushobora kuba ufite umutekano ariko ubuze amahoro. Amahoro ni kwa kundi koko ushobora no kwirira akajumba kawe, ukarya kubyoroheje, ukaryama neza, ukasinzira, ukabaho neza kurusha wa wundi koko urindwa. Amahoro nta kindi ni ukuba uri muri Yesu Kristo, kuba ufite ihumure rya Yesu Kristo, icyo nicyo gihesha amahoro. Ayo niyo mahoro. Naho umutekano tuwufite ku bwinshi, ntawe umuntu utawufite. Nicyo kizakubwira abantu, umuntu ukomeye ashobora kukwigarura akaguhamagara, akubwira ati ngwino nkubwire, ngwino nguhe amafaranga, ngwino ngukize, akagukiza. Ariko harangiza kugukiza bikarangira no gukwikiriramo, bikarangira agutsikamiye, bikarangira kwigaruriye, bikarangira agutsikamiye, bikarangira kwigaruriye, bikaza kurangira koko ubuze amahoro. Ariko ufite umutekano, ufite ibintu yaguhaye, ibintu bya mirenge yarakugabiye, yaguhaye inka, yambaye inka. Ariko iyo nka ukazagirya nayo iri gukurya umutima, warabuze amahoro. Ngayo amahoro y'ukuri tugomba gushaka kwa Yesu Kristo, wawundi uduhumuriza, wawundi tujyaho ko duhungiyeho tukabaho neza, tukamererwa neza, kabone nubwo twaba mu bukene, kabone nubwo twaba mu nzara, ibitoteza agahinda, ariko tukaba twizeye ko turi muri Yesu Kristo. Umuntu wese uri muri Yesu Kristo abaho neza, nta kibazo agira. Niba afite Yesu
mfite byose, niba mfite Yezu mfite amahoro, niba mfite Yezu ntacyo nzabura, ntacyo nzakena. ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, urugo rumwe umugabo n'umugore bitabye Imana, baza gusiga abana b'imfubyi. Abana b'imfubyi bakomeza kwibaza uburyo bazabaho, ariko ngo bari bafite mukuru wabo w'umukobwa, nuko rero yigira inama yo kujya gushaka akazi kugira ngo afashe barumuna be, abafashe bakure bamererwe neza by'izo mfubyi nyine. Nuko ngo ajya mu mujyi gushaka akazi, aza kubona umuntu w'umubose ngo w'umunyamutima mwiza, umuntu mwiza koko. Uwo mubose yakoraga mu ruganda, akize cyane, ameze neza koko, ndetse by'akarusho ari n'umukristo. Nuko rero waza kumuha akazi ko kujya amukorera mu rugo, ubundi koko akamuhemba. Wa mwana w'umukobwa icyo abonye kikamufasha kurera bagenzi be, kikamufasha kurera barumuna be, nuko ubuzima bugenda neza. Uko wa mwana yagendaga akura, niko wa mubose koko yakomeza kugenda amufasha, tudafashisha barumuna be. Nuko rero uko yakomezaga kugenda akura, nako ari kugenda amwogeza umushahara buhoro buhoro muri rwa rugo. Ngo igihe cyaje kugera, bya bindi by'uko nyine nyakibatara narabushyitsi, wa mwana koko aza gukurira muri rwa rugo. Gukura niba mubyumva mu Kinyarwanda, sibwo se wa mubose uko yakomezaga kugenda amwongeza umushahara, wa mwana koko ngo baje gutwarwa, ngo bakomeza batwarwa n'ibyo, uwo mushahara kuri kugenda wiyongeza. Nani koko hari uduserivisi tumwe na tumwe wa mukobwa ari kugenda apangira shebuja, amahano nyine murabyumva ababyeyi mwe. Uko byakomezaga bityo, nani ko igihe cyaje kugera, wa mukobwa igihe kiza kugera, abwira wa boss ati ubu rero ndatwite, ndabigenza nte? Nzahinguka nte imbere barumuna banjye kandi koko naragiye kubahahira? Uko akomeza kugenda amutura ibyo bibazo, wa boss agahita atera uruhu rw'amafaranga akarumurundaho ngo yohereze barumuna be, ubundi koko ntihagire umenye ikibaye. Igihe rero cyaje kugera koko wa mukobwa akomeza kugenda yibaza, nzahinguka nte imbere barumuna banjye, naragiye ndumwe tukazagaruka turi babiri. Icyo kibazo koko boss nakomeza kukibazaho, ukuntu koko icyo kintu kizavugwa muri urwo rugo rwe kandi ntawe ukizi. Wayeseho ntibyaje kurangira yanda koko bayimenyeho amafaranga ikaza kuvamo, nuko ubuzima bagakomeza bakiberaho muri ibyo. Uko bamwongeza amafaranga, nani koko nawe agira uduserivisi tumwe na tumwe agenda koko atanga kwa shebuja. Ni nk'aba bakinnyi bari mu kibuga, urumva igitego cya mbere kimaze kwinjira, barubitira baragihakanye, bakiburijemo igitego cya mbere baracyanze. Igihe rero cyaje kugera, akabya bindi ngo iyo nihoramo kandi ngo hanyere ntihuma, bongera basuzamo igitego cya kabiri. Nirinze kuvuga ko yongeye gutwita kugira ngo ntaza gukomeza amakomeretsa, ariko nanone wavuze ko umwana w'umwami yapfuye ntago bari umwishe. Nuko rero inkuru umwana isubira inyuma, ubwo koko cya gitego cya kabiri bakomeza kwibaza nabwo nanone baza kugihakana. Ariko kubera amafaranga umukire yari afite, bumva yakoraga mu ruganda ari umubosi, nanone amenamwe amafaranga. Uko amenye biranga, noneho yandanga kuvamo. Noneho kugira ngo umugore wo mu rugo ataza kubimenya cyangwa bimenyekane, nuko afata wa mukobwa amujyana hirya kure cyane y'umujyi, ajya kumucumbikiza iyo ngiyo hirya cyane mu gihuru. Ubwo bishoke ko noneho yanda yaje kubyara, agumye iyo ngiyo mu gihuru. Hagati aho nyine haje kuvuka ikibazo kiremereye cyane. Urumva yamuhaga amafaranga aho ari mu buhungiro koko, akamucungira umutekano hirya mu buhungiro, ntihazagende umubirabukwa, ari abakozi ntibabirabukwe, ari umugore ntabirabukwe, ari n'ababa ari umuntu aba wa mukobwa ntibazigere barabukwe byabaye, kuko nyine ari mu buhungiro kure cyane, kubera cyane amutungiye iyo ngiyo amafaranga menshi cyane amenagurwa. Ubwo igihe yaje kujya koko arabyara, aguma iyo ngiyo. Ariko wa mukobwa hari mu buhungiro mu kigunda nako mu gihuru, urukumbuzi ruza kumufata, agakumbura barumuna be, akibaza uburyo azabona barumuna be, dore ko nyine bagiye kumuhisha. Uko ari gukumbura barumuna be, na wa mugore muri rwa rugo ari gukomeza yibaza aho umukozi we yagiye, ari gukomeza yibaza aho wa mukobwa yagiye yakoreshaga, dore ko yabonaga ari umwana mwiza witonda. Na n'ubu iki kibazo agakomeza kibaza umugabo we ati wa mukobwa yagiye he? Uko abaza cya kibazo, niko abanyamutekano bandi bari gukomeza bagenda babaza bati wa mwana wabaga hano muri urugo yagiye hehe? Uko nanone icyo kibazo kiri gukomeza kibazwa, niko wa mugabo koko ari gukomeza agenda amena amafaranga kugira ngo koko hatazagira urabukwa aho wa mukobwa yagiye kumucumbikishiriza iyo hirya cyane mu bihuru. Uko amafaranga agenda amenwa, niko kurukumbuzi rumwe ruri gukomeza rwiyongera, niko gushakisha bikomeje cyane, iperereza ndetse no gushakisha ayo mafaranga, ari ukaza kwibaza araza gukuraho urukumbuzi ate. Uko niko wa mukobwa koko yakomeje iyo hirya mu buhungiro, n'urukumbuzi rwinshi ruramwishe.
mu gihe koko abandi bakomeje iperereza bibaza uburyo koko bazabona wa mukobwa. bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. nguko uko ushobora kuba ufite amafaranga iryaguye. hari imvugo igira iti ngo amafaranga ipusi itasimbuka, bishatse kuvuga amafaranga menshi cyane, ugakomeza uyamena umurundo, ariko ugahora udatuje, ugahorana ikidodo ku mutima, ugahorana ubwoba. ati barabimenye we, ukongera ugatwikira andi mafaranga, noneho uriya yabimenya we, ukongera noneho ugakubita andi mafaranga, ugahera muri urwo amakonti yose agasigara atambuka bitagangurirwa. kubera iki? amafaranga yayo yose uri kugenda uyashora muri izo ngeso mbi, ububeshyi, uburaya, gutwikira ibintu. ni nka bya bindi byo gutwikiriza umuriro ibase bikaza kurangira ikongotse yose, nguko kwa gucana ugahisha umwotsi. bakristo bavandimwe, twongere turebe abantu badutuma ngo bajye kuduha amahoro, ariko bikaza kurangira baducungiye umutekano, baduhaye umutekano. ba bandi koko badutumaho ngo bajye kuduha amafaranga iryaguye, bagiye kudukoresha, baduha akazi gashyushye, yewe bakanadukoresha kakahava, bagatwongeza imishahara. ariko ujya ukoma agatima uvuga uti ariko uyu mubosi uri kunkoresha akanyongeza umushahara, ese nuko nkukwiye? nuko ni gukora akazi koko gakomeye cyane? cyangwa hari ikindi acunzeho? nuko utangire utekereze kuri uwo mutekano n'ayo mahoro, uvuga uti ese uyu ni umutekano agiye kuncungira cyangwa ni amahoro agiye kumpa? ese uyu ni umuntu w'Imana, uyu ni umukristo, cyangwa birakubikora kugira ngo ejo atazaseba, ejo atazaserebeka? nk'uko abantu benshi uzasanga bagiye bamena amafaranga menshi, ariko ufite amafaranga, ufite ibintu bya mirenge, ariko urabirya ukabirira ku muguruko, urabirya umutima nawe ukurya. nguko uko abantu benshi dufite ibintu, dufite umutekano, ariko tubuze amahoro. ubuze Yezu, uwabuze Yezu nubwo wagira ibintu bya mirenge bwashya ntabwo ushobora guhirwa. uzahirwa ute se nyine urara udasinziriye ngo barabimenye we? noneho barabimenye we, niba bimenya se ko banyirukana ku kazi, niba bimenya ko bampagarika mu itorero, niba bimenya ko bampagarika mu rusengero ku nshingano z'umuyobozi umukuru, koko umukuru wayoboraga abandi, uw'indani w'itorero, niba bimenya we, ugahora n'ikidodoti bagiye kubimenya we, noneho barabimenye we. aha bizaragira koko ubaye rwagitima, buri gihe cyose ugahora n'ikidodoti barabimenya. bizarangira ubaye umunyentambara aho kuba umunyamahoro, buri gihe cyose ugahora wikaragira ati barabimenye we. aho ngaho nta mahoro arimo. biragusaba gushakisha Yezu Kristo. nk'uko abantu benshi twagiye duhemukira abantu, tugahemukira abanyarucari, abaciye bugufi, bene ngofero, babuzukuru ba rushati, tukabahemukira, tukabica, tukabeshya ko tugiye kubaha amahoro, ariko bikaza kurangira tubishe urubozo. umwana yaguhungiyeho ngo umugirire neza, umwiteho, umufashe, nawe bibashe kureba barumuna be, ariko bikaza kurangira aho kumuha amahoro umuhaye umutekano, umwijeje ibitangaza, birangiye ubuzima burangiye mu buhungiro, mu kigunda, mu gihuru. kubera iki? ugiye kumwica nk'inyamaswa koko, kandi koko wari umubyeyi wagombaga kumuha amahoro. mukristo muvandimwe, nta bantu wahejeje mu buhungiro, nta bantu wahejeje mu gihuru muri ino minsi. kubera iki? wabimye amahoro, uri umunyentambara, uri gashoza ntambara. aha amafaranga tumena mu gukuramo indimwe biratwerekeza nanone ku muntu, kwa kundi twica abantu, za ntambara turi kumva hirya no hino. icyaha kikaberaho kugenda uruha amafaranga mu ntambara, mu kugura intwaro za kirimbuzi, za shinge, bya binini, ya miti, bwa burozi. ubuzima bwawe bukaba ari ubwo kujya utagaguza amafaranga mu kugura intwaro, za ntwaro za kirimbuzi zica abana b'Imana babandi bahungiye iwacu, zica abana b'Imana babandi batatanye. ibihugu byinshi birimo intambara, abayobozi benshi b'ibihugu bagashora imitungo, bakagurisha igihugu kugira ngo babone intwaro za kirimbuzi. ibyo byose rero bageze ngo Imana irabireba ntibabare. Yezu Kristo watuzaniye amahoro, ariko twebwe ntiduha bagenzi bacu amahoro. Yezu Kristo yaduhaye amahoro, ariko twebwe yacu tukashora mu ntambara, tugashora amafaranga yacu mu gushaka intwaro za kirimbuzi, bikaza kurangira turi kurimbura abana b'Imana. abantu turabica. ariko se muyobozi igihe bazi ikibazo kigira giti, uko urangiza kwica abandi ujye uzirikana ko nawe uzapfa. memento mori, muyobozi mutegetsi, ibuka kuzapfa. none se uzapfa ute? uzashyingurwa ute? uzagera hehe? uzajya hehe? amahoro Kristo yadusigiye nawe uzayabonaho, nawe uzajya mu ijuru. ko rero tuzabona amahoro ndetse n'ihirwe ridashira, ko rero tuzabona amahoro arambye, amahoro ya Kristo. ujye wibaza amaherezo yawe, nk'uko Yezu Kristo atwizeza
amahoro arambye, amahoro y'ijuru. Njye nawe tuze gukoma agatima ku ijuru, ku mahoro arambye. Niba ndi hano ku isi ndi guha bagenzi banjye amahoro, niba abo tubana narabahaye amahoro, niba nanjye nishyingurwa bazavuga bati umugabo wanjye ari umunyamahoro we, umugore wanjye ari umunyamahoro we. Ibyo byose koko ubwo butumwa bwiza, ubwo buhamya bugakomeza bukaduherekeza, kandi koko abo dusize bagasigarana amahoro aho kubasiga mu mwiryane, intambara, amatiku. Akaba mugabo wanditse ku rugi rw'umuryango we ati ugenzwa n'amagambo ntakagerere mu rugo. Bakristo bavandimwe, nawe niba ugenzwa n'intambara ntukagere mu rugo rw'abandi, ahubwo twara amahoro, tanga amahoro, utange amahoro ya Kristo, ukwirakwize amahoro ya Kristo. Ibikorwa by'amahoro aba ari byo bikuranga. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.